burya ngo ahari abantu ntihabura urunturuntu, ndetse no muri football ahari ubukanga n'ubushongore cyangwa hari igikundiro ahari abantu benshi ntihabura amagambo. Gusa kuri ubu Rayon Sport itandukanye n'andi makipe muri shampiyona y'u Rwanda, kandi icyo uzajya umenya nuko igihe Rayon Sport ikomeye na APR izaba ishaka uburyo yakomera cyangwa izaba yumva itanyuzwe. Gusa kuri ubu sibyo ikwiye gutekereza, dore ko ikipe ya Rayon Sport kuva Robertinho yayigarukamo hari byinshi amaze kubaka. Yewe avuga ko we uduhigo tumukurikirana si udukurikirana. Kuri ubu ashaka kuzuza uduhigo tw'amanota 39 muri fazare cyangwa se mu gace ka shampiyona kabanza. Ibi bitarigezwe bikorwa n'undi mutoza wa mbere hano mu Rwanda uwo ari we wese, dore ko Robertinho avuga ko ari we mutoza mwiza waje mu ikipe cyangwa se waje muri shampiyona y'u Rwanda kuri ubu, dore ko Robertinho ari nawe wenyine wuje amanota 70 muri shampiyona agatwara igikombe. Kuri ubu ho biragaragara ko azanayarenza, dore ko ubu yitegura kuba yatsindiye umukino, uyu mukino wa 15 wa shampiyona bise historical derby cyangwa se derby y'amateka. Ntibizatinda ku itariki ya 11 z'ukwa mbere na 2025 isa 11 za nimugoroba azaba ari kuwa gatandatu kuri stade Huye. Byinshi bizaba bikomeje kuvugwa, urunturuntu, ubukaka, ubushongore, ng'ibihumbi bigera ku 8 nibyo bizinjira muri iyi stade, dore ko indi myanya bavuga ko yaguzwe. Gusa Rayon Sport yamaze ko yatangaza byinshi bikomeye. Inkuru yaje ko yatangaza benshi ni umutoza Robertinho ubwo bamubazaga kuri derby cyangwa se akavuga ko we derby azikunda nkuko abasha kuba yabitangaza buri gihe, kandi avuga ko yiteguye kwandika andi mateka, dore ko amateka aramukurikirana cyangwa se uduhigo turamukurikirana. Yavuze ko uduhigo atadukurikirana kuko kwese uduhigo ari ibintu byiwe. Avuga ko byinshi agomba gukora mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa benshi bakomeza kumushimira ibyo amaze gukora mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko kuri ubu Rayon Sport ari ikipe iteye ubwoba ishobora kugukinisha mu gice cya kabiri ukibaza niba Rayon Sport mu gice cya mbere. Ikindi Rayon Sport umukinnyi usimbuye n'uvuyemo nta kinyuranyo kinini kiba kirimo, dore ko uwo ari wese yazana kuri bench yagutsinda. Robertinho we no kwigamba amagambo menshi avuga ko niyo yazana umwana wo mu academy utabasha kuba wamucika kereka atamunyuza imbere ngo yambare umwenda wa Rayon Sport, ubundi Robertinho yikorera akazi mu buryo busanzwe. Robertinho avuga ko azwiho kuzamura icyizere cy'abakinnyi, kandi groupe igomba kubikundanye kugeza naho usimbura n'usimburwa bose baba bameze kimwe, bataha kimwe, bumva ikipe kimwe, nta kuvuga ngo ndi hanze isa n'isa wajya mu kibuga. Kuri ubu Robertinho yongeye kwigamba mu buryo buteye ubwoba, bavuga ko ari we mutoza wenyine wabasha kuba wagira amanota 70 muri shampiyona y'u Rwanda. Yavuze ko kuri ubu yiteguye kwandika andi mateka, dore ko agomba kugira amanota 39 akarangiza agace ka mbere adatsinzwe umukino n'umwe. Gusa ibi byose nzi niba ari bubigereho. Mukura Victory Sport yakaniye, gusa nubwo yakaniye hari imikino myinshi nakwibutsa Rayon Sport agiye gukina bakaniye. Rayon Sport yakinnye na Kiyovu yakaniye, ikina na Musanze yakaniye, ikina na Gasogi, AS Kigali nuko, Polisi nuko, APR FC nuko. Gusa izo zose ntazigeze yikora amanota. Rayon Sport y'ubu iratandukanye ko yamaze kwisobanukirwa. Gusa zimwe mu nkokora cyangwa se mu bakinnyi badahari kuri ubu, ese nibaza guteza ikibazo cyangwa se bagateza inkeke. Abo n'abakinnyi batandukanye. Gusa ibyaje gutungurana, El Capitaine w'ibihe byose, umwana w'ikipe yitwa MK11 cyangwa se Muhire Keve. Uyu niwe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport y'ibihe byose, yongeye kugaragara mu myitozo ari kumwe n'abandi, sigeze akorera ku ruhande. Abakinnyi batajyanye n'ikipe bagiye batandukanye, harimo Fitina Ombolenga ugifite ibibazo byo kuba yareska cyangwa se byo kuba yavunikira muri uyu mukino, dore ko imvune ye itarakira neza. Barebye babona bagomba kumusiga. Uyu ntiyajyanye n'abandi bakinnyi bagomba kwitwara neza cyangwa se gushaka insinzi. Undi mukinnyi yitwa Bugingo Hakim. Uyu Bugingo Hakim ni umukinnyi ubanzamo mu ikipe ya Rayon Sport kuri gatatu. Ni umukinnyi mwiza wakinnye imikino yose, dore ko yafashije ikipe kwitwara neza. Kuri ubu impamvu y'amakarita 3 yagize mu mikino ishize ntabwo igomba kumwemerera gukina uyu mukino. Gusa Robertinho ubwo amubazaga icyo kibazo yavuze ko nubwo mwirengagije Bugingo Hakim, wibuke Elia Genejuru. Uyu ni umukinnyi n'ubundi wabanzagamo mbere y'uko Bugingo Hakim yigaragaza cyangwa se Bugingo Hakim ava muri Gasogi. Avuga ko mwirengagiza yuko Genejuru ari umukinnyi mwiza, kandi guhita afata umwanya we na Serumago n'abakinnyi bamaze kugaragara mu ikipe ya Rayon Sport ko ari abakinnyi beza.
Rayon Sport mu buryo bwinshi butandukanye igira abakinnyi benshi beza kandi bakomeye bagomba guhangana isaha ku isaha. Robertinho mu kwishongora kwinshi mu magambo menshi yabwiye abafana ba Rayon Sport yabwiye ko agomba kuza kandi bakuzuza imikino 15 badatsinzwe imbere y'abafana b'ikipe ya Mukura Victory Sport yita bake. Avuga ko atitaye ku bafana cyangwa ku bindi nta gitutu na kimwe afite kuko avuga ko we yatoje ikipe z'abafana atoza amakipe akomeye. Robertinho yavuze ko wibuke ko Rayon Sport yabashe kuba yamwubakira izina, bityo kubaka izina si umukino kandi kuritesha ako kanya nako ntibyamukundira. Avuga ko agomba guhangana mu buryo bwose bukomeye. Yitwa Robertinho, umutoza w'ikipe ya Rayon Sport guturuka Brazil. Uwo ni umuhanga mu buryo buteye ubwoba. Imikino 14 amaze gutsinda, wibuke ko yanganyijemo imikino igera kuri 3, atsinda imikino iyo ari yo yose arayitsinda. Uyu ni umukinnyi ukomeye, ni umukino uteye ubwoba dore ko atsinze imikino itandukanye myinshi yari ikomeye bari bamuteze. Atsinda imwe imikino yari igoye Rayon Sport itajyaga ikora, atsinda imikino ikomeye, imikino iteye ubwoba. Robertinho imikino 11 atsinda imikino 3 anganya. Uyu ni umuhanga mu buryo buteye ubwoba kandi Robertinho yizeza ko ikipe ya Mukura Victory Sport bagiye gukina dore ko ifite amanota 18 ikaba iri ku mwanya wa 8, ikaba ikurikirwa n'Amagaju nayo iri ku mwanya wa 9 n'amanota 18 bikaba binganya. Gusa Robertinho avuga ko we agomba gutsinda ikipe ntacyo yitayeho. Amumaje kuri mukeba APR FC yavuze ko ntacyo afite yayivugaho ahubwo we areba ibimureba kandi agatoza imikino yuzuye kugira abashe kuba yatwara iki gikombe. Avuga ko ari byinshi ari gutegura kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe kuba yagaruka muri kose y'igikombe kandi wibuke ko agomba kurangiza agace ka mbere ayoboye. Avuga ko nta gutakaza cyangwa se nta kuzarira kuri uyu mukino. Avuga ko abafana bakwiye kuza bagafasha ikipe yabo dore ko we ibye nk'umutoza na bagenzi be staff technique bose biteguye kuba batsindiye ikipe ya Mukura Victory Sport. Mu rugambo rwinshi rw'abanyamakuru, mu nkuru zitandukanye mu binyamakuru, mu karere ka Huye ho umuriro wamaze kuba waka dore ko umujyi waho abareba bamaze kuba bawuraramo bawugeramo. Ubwo twatemberaga muri uyu mujyi wa Huye babasha kuba badutangariza byinshi. Abenshi barahuriza ku kintu bavuga ko biteguye kuba bakakira ikipe ya Rayon Sport. Abo ni abafana b'ikipe ya Mukura Victory Sport bakabazwa niba nta bwoba bafite. Urebye baravuga nkaho nta bwoba. Icyizere cyo gutsinda Rayon Sport sinzi ahantu bagikura. Gusa Rayon ntibahandi n'ubundi bariturije. Ni kwa gutsinda n'ubundi ya mikino itandukanye kuko n'ubundi bagiye bategura imikino myinshi ikomeye. Rayon Sport ubumwe bw'Abareyo, ubumwe bw'abatoza, ubumwe bw'abayobozi, staff technique n'abandi bose biteguye kuba batsindiye umukino. Byinshi bikomeye muri uyu mukino bigomba kuba. Ikipe ya Rayon Sport bagomba gutsinda nta kabuza, nta manota tuyongera ku yandi mu burakari bukomeye. Mu mvugo nyinshi zagiye zivugwa, Rayon Sport ni ikipe ikomeye, izahora ari ikipe ikomeye guhera mu mwaka w'1968 kugeza muri ubu. Dore ko Rayon Sport imaze kubaka byinshi, igikundiro cyariyongereye, abafana baragarutse, abasaza bari hamwe, ubwumvane buri hamwe buracyakora. Nitwa Tezo Rwanda nkomeza kubagezaho amakuru ya siporo. Ibi turabirebera mu karere ka Huye kuri stade isaa 11. Ntituratindane mu kanya gatoya nkomeza kubagezaho amakuru ya siporo. Mukomeze mukore subscribe, inyunganizi n'ibitekerezo byo nakagaruka mukomeze mubyohereze. Navuga ngo Imana ibarinde. Gusa Abareyo bo bariteguye cyane ni mu kanya gatoya mu minota itarambiranye.